Karfani nanjye ni chapit tuba dushaka amakeshi fazo nakuze mama mbwira babakobwa beza ifaranga rimanga n'ubu none sugi cyaje nari ngiye nyine ahubwo se we ngubonye uzenza ku kagari we abaki amafaranga ye batanze ayameza ati batanze amafaranga yifashanyo ku kagari bro kusize kandi nanjye ko tugiye kujya Kikusiga kandi nengo kwiye ko yani si amafaranga yifashanyo bari gutanga amafaranga yifashanyo ahubwo nje none sekunde bijana igabana nawe bamaye 400 nigabishana ariko hari umuntu yuzi nyamukubita kano kaveni namwe bigende ninjire we cyana gushaka amafaranga naje ani mugenzi urakoze yego nawe urakoze inda yawe ugiye kuyaga giye nta kibazo wese mwana ibi nibi aya nayifatanya mama nahava nyajyanye nanjye wewe nari kufashije ijerekani yiwe kwawe mwagiye muzinduka mwebwe ko we dusakureza nuko yabonye natwe turayabona sha Nijye kwa amafaranga nagwe mujye ku mafaranga mwicare ku murongo bari mwicare ku murongo nyine cyangwa mwese mwicare ku murongo cyangwa amafaranga nyasubize mu nzu nyabika ureba ko mutuje ubundi na mbere yose mwabaga mutuga wa mbere ninjye tusiganye amafaranga abantu batanu bose akira murakoze tuka Wadi sake ko mutagira vuba ngo bava amafaranga yanyu. Akira nawe urakoze none. Wadi vuba. Akira nawe. Wadi nakira vuba tuma amafaranga. Akira nawe. Akira nawe. ayaga Ko peshite kali vuba. Responde ayaga ra family ko ngwa ni ko peshite. Ufite kwanza umutwajyana ibya bifuzo by'ibi waje ufite imbataza mu kwa mukinga we nabuze nawe kubera aho abarara nangwa arayabonye uyaza cyangwa nsigaranye umwe ninjye haraho nsigaranye niyigire vuba waje naje kabisa ugize imana rero kuze rero ariko amafaranga yashize ashize oya wibimbye oya nubashize ashira gute abandi baba barafashije amafaranga aracyari dore amafaranga yawe igiceri cyave ni mihanda nirukase yose bene nta mafaranga bajya mandagasa reka mubwire rero bene nayo natwara batani byawe ubwo ngiye kaje kureba wa muginga wanzanye ndamwereka benshi utwara umurenge wa mu mudugudu wanjye navuze ko ahubwo nagiye